naje gutega. Gutega? Guteza iki? Izo wagabo. N'umwana mu mugongo? Ese nabigenze ute? Ufite imyaka ingahe? 23. 23. Ubwo se urabona umugabo ufite umwana mu mugongo? Hari umugabo wakwemera? Nyine hari igihe bama nyine make ariko nkayafata kugira ngo umwana abone icyo yiga. Umwana umushyira he se mugiye kubikora? Nyine arihangana nyine tukabikora nyine n'umwana ahari. Ahari nyine ndibaza bigenze utu umwana uramuhetse. Ndamuryamisha. Uramuryamisha? Yesu, none kuki uri hano kuki wisize muri ubu buzima byagenze bite kugira ngo wisange muri ubu buzima? Arangije ahita afata ku ngufu. None babana bagiye guhamagara umugore twari duturanye yitwaga Mamudogo. Yego. Twamwitaga Nyirabajinama. Arangije ubundi rero arangije baravuga ati ngo Mamudogo nuze ngo champion ngari gutuka Josiane kagiye kumufata ku ngufu. Barangije bajya ku idirishya barangije barabibura. Barangije baramamagara baza kumumagara. Bamaze kumumagara barangiye nimba cyo kigize ubwango bari buze mu nzu bahari hakinguye. Arangije ubundi rero arangiye atavuga ngo wibeshye bivuga ngo nzakwereka. Ari bivuga? Ari we bivuga. Umugabo? Akubwira wowe? Nsohoka hanze ndikora ndi no kuvirirana. Hanyuma iyo dufite rero byaje biti? Nyine hari umugabo nyine yaje gutyo nk'uko ndi yaza. Yego. Nyine arayinera. Kandi buriya umuntu yakwishyuye. Ese ubwo urumva wajya kumuvuga ngo waneye inda ngo mu mafaranga. Akuzi ko kari akazi nako kabamo ingaruka. Nyine aravuga ati se ko ngiye nakwishyuye urambaza iki? Niko yakubwiye se uramumenye se cyangwa ntabwo uzi wayiguteye? Ngenda muzi ariko nyine hari igihe yigeze kuba amafaranga ndi kwa muganga. Kuva byaze yaje kukureba ngo aye n'umwana we? Ntabwo araza kumurana telefone yayikuye se. Nyine umugore nyine mbaho yagiye ku bayobozi arangije arababwira ati se ati ko mfite umurwayi cyane urwaye urembye. Yego. Kandi nta kirengera afite mwamufashije ko n'abajyanama kabyaye vuba amezi 2 atari menshi. 079 49 35 18. Iyo ni nimero yawe yanditse ku mazina yawe. Ubu ngubu wakuze wafite umwana sibyo? Ni ukuvuga ngo mw'ikazi kanyu imbogamizi muhura nazo ni izihe? Yewe ni nyinshi mw'abantu. Nyine ni ukubura ukuntu abigenza. Nyine hari abantu batabifuza kujya mu buraya ariko bikaza. Yego. Nyine mbonye uwamfasha nabuvamo. Reka twongere tubahe ikaze rero nk'uko bisanzwe hano kuri Rwiza Empire. Turabwira ngo turabakunda aho muhereye hose abakunzi bacu. Umuntu wese uzi ko dukunda kandi akurikira Rwiza Empire turamusuhuje kandi muraba agaciro ku buzima bwacu. Rero uyu munsi ndi kumwe na Tuyishime hayindi niriye Tuyishime Josiane. Uyu ni wa mama mwabonye twari twagiye gukora mu Bugesera. Abantu benshi barakumbajije barakumbaza yewe nk'uko twongera kuza kukureba. Tuyishime umeze neza? Takubona nta stamina ufite ni? Kubona nta ntuzo utishimye? Uko ndwaye. Ese narwaye? Okay. Yageze aho wishakamo akanyabugabo sibyo? Bibwira abanyarwanda. Ngaho tangiye bibwira. Jewe nitwa Tuyishime Josiane. Naravukiye mu karere ka Gisagara. Narabanaga na papa ariko batabana neza. Amaze kuza inaha ngaha apfira inaha ngaha mu Bugesera. Apfira mu Bugesera aza gusiga umwana w'amezi 7. Asiga umwana w'amezi 7. Kwa ko yuko ari njye nabanaga na mama mukuru wanjye yaragiye mu kazi. Bisaba ko yuko ari njye musigarana akazaza nyine arwara azangenda mu baturage. No ese sorry. Mama yapfuye asigwa n'amezi 7. Nyine bamuroganye ari 3. Mama nyine aza gupfa asiga umwana w'uruhinja. Bamuroze bamugiye muki? Ubushira. Abantu 3. Nyine nyine yarari kumwe n'umwana
nyine arya nyine ananywa, eh, bamaze kumusomya ku bushera, eh, nicuje nyine uwo niwe ukurikirwa n'uwo mwana mutoya nawe aje amusomya ku bushera, yo, bose bararwara. mhm, Noneho njye nyine mama amaze gupfa umwana ko ari njye yari azi, azanirirwa amuhetse nkajya mu baturanyi, nkajya nyine nabona aho bacanye nkajya kumusabira nkicarayo kugira ngo nyine ndebe ko bampa ibiryo nkamuha. wowe ufite imyaka ingahe icyo gihe? Yego ukuntu ari muto cyane nari ifite imyaka nk'icumi. Mm, Noneho mukuru wanjye ko nawe nyine yumvise mama arwaye araza, akazaza amufasha kubera ko ataramuzi akazamurushya, nirwa amuhetse nyine nkagenda ajya gushakisha ibyo ari burye, noneho bigezeho nawe aza gupfa. uwo mwana? Yo. Aje gupfa birangije. Ese papa wanyu yari arihe? Nye papa wacu uwo mwana ntabwo twavuganaga kuri papa, yego, yari yarashatse undi mugabo mama. Noneho birangije umwana amaze gupfa, basaza bacu baraza baradushuka baratubwira ati rero uwo mugabo ubwo mama apfuye ntabwo azabafata neza, muze ngiye kubarera njyewe mfite akazi, muzabaho neza. Kuko twari tukiri abana turavuga ati ubwo ari musaza wacu azadufata neza. Turangije turagenda, arangije ubundi rero akazaza saa sita z'ijoro agatuturaho abakobwa, rimwe na rimwe tukajya tujya gushaka aho bagize bakuye tukajya kujumbura ibijuru byasigayemo nyine imitokwe, kugira ngo tujye gushaka ibyo turya. None icyo ndimo nibaza ni kimwe, papa wawe ntabwo kuki mutagiye kwa papa wawe? Twebwe mama yatuvanyeyo tukiri abana, njye uwunkurikira yari icuce njyewe mfite nk'imyaka 7. Noneho mama aza kuza mu Bugesera, aje kuza mu Bugesera papa ashaka undi mugore, ashatse undi mugore nese nimba mama yarapfuye naze no kumureba, nanatekera avuga ati rero mama abana banjye reka njye no kureba ukuntu abana bameze, wenda nzanabajyane mu rugo. None akigumira aho ngaho. Birangije nyine tumaze kubana musaza wacu akazagenda nijoro akagaruka irindi akaza akadukubita yasinze. Arangije ubundi rero abayobozi baravuga ati aba bana bazicwa n'inzara banicwe n'inkoni. Musaza wacu bagiye kumufata ngo bamufunge, arangije aracika aragenda. Musaza wacu mutoya arangije aravuga ati rero njye ntabwo nabasiga kuko n'ubundi muri bene mama. Aradufata nyine kwa nabo bari batwirukanye, hari umumama yaduha akazi k'ubuntu turagenda nyine k'ubuntu. Akazi k'ubuntu ubwo ni iki? Akazu nyine tukabayemo, nayo bageraho baza kumufunga. uwo mama? Uwo muhungu yego, bamaze kumufunga noneho barangije nyine mu miryango baravuga ati hapfuye umwana wanjye mu rugo nye kwa mukecuru, ati naho so wanyu arahari, mugende mujye kwa so wanyu ni umusore, atagenda ajye kubarira. Noneho mukuru wanjye we byagezeho yibonera ahantu bajya kumurera nk'umwana mu rugo bamushyira mu ishuri, dusigarana namubona ko ari umuntu kanjye gato. Noneho birangije nyine barapanga baravuga ati reka tubohereze iwabo kwa papa wabo, wenda nabo bazagira icyo bakora kwa banakuze wenda. Turangije bahamagara mukuru wacu ati naza ajye kubereka aho ngo mama nyine aho twaturutse. yego, Noneho nyine bagenda babaririza, turageze dusanga papa yabaye umusinzi arasinda. Birangije byagenda dusanga yafashe afite undi mugore. Noneho bigeraho tubona noneho imva yirirwa agasinda akaza akadukubita. Noneho birangije turavuga ati ataho kugira ngo muzazadukubita twicaye katuzigende. Noneho turangiye dufata inzira turagaruka ngo muri za Bugesera tuvuye mu majyepfo n'amaguru. Tugenda tubaza ese ngino nzira tugeza mu Bugesera, bakavuga ati ese mu Bugesera hehe? Ahantu bita Gashora. Ati yego bana yanjye, muracyari muri Gisagara, ati muragera Bugesera. Yego ni iminsi 5 muzagenda n'amaguru. Ariko abantu batubwira ati si muri kujya mwasubiye muvuye, reka papa atazatwica. N'umugore yari yaragiye dusigara twenyine mu nzu akaza yasinze. Noneho birangije nyine
tugeze nyine turaza tuba twari tugeze ahantu hafi y'ahantu bita i Busoro. Murumuna wanjye turaburana tuburanye, noneho mva nsigara nduma ahantu ngiye kurara. Ndababwira ati rero nari nzanye n'umuntu, kubera nyine abantu bari batubwiye ati rero hano hirya baricana. Naho twahuye n'umuntu aratubwira ati rero ngo nk'abana mwiti ntabwo muri bugere vuba muze muri Bugesera, ni n'iminsi 2 mwamara muri kugenda mu muhanda. Mfite umumama ati hari igihe yanabarera akabagira akabafata mukabana mukazamumufasha imirimo akabagurira imyenda akanabagaburira. Rero ubushize twagusanze ku muhanda, watubwiye ko ariho uri utegereje abagabo, sibyo? Byagenze bite kugira ngo wisange muri ubwo buzima ugihagarara ku muhanda utegereje abagabo? Nyine mwana twaraburanye, tumaze kuburana umeza ndamuhigisha, njya ahantu barambwira ati rero wa mwana we ati vayo basi tugire tugucumbikire, tuzatujya mu rusengero turangisha uwo mwana. Ati nimuzamubona muzataha. Umwana ngo meza kumubura. Umwana muvukana? Mwaburanye gute ubwo? Nyine bari bagiye kuducumbikira. Birangije ubundi rero uwo nyine twe tugiye imbere nimba ataratubonye, nimba arakomeje akirukanka simbizi. Twazamutse ahantu ngira ngo wenda yankurikiye, ngeze ruguru umwana ndamubona, ndahagarara ndamurindira wenda ngo aze ngo tugende bajye kuducumbikira kwa bwari bwije. Birangije ubundi umwana ndamubura, maze kumubura barambwira ati tujye gutangaza mu bayobozi. Abayobozi baratubwira ati rero ntabwo tumuzi, ubwo se twamumenye. Nabazakambwira ati umwana turahuye arimo aragenda, rero turi kumubwira ati se atubaye iki, akabihora ko arakira umwana. Umwana mu gitondo barambwira ati rero abo bantu bapakira imyumbati ngo nimubona nze kumuha. Barangije ndamushakisha, ngenda mbaririza ndamuhiga, bamurana ari ifuti nkasubira inyuma ngajya kumushakisha ngo ndebe ko naba namutaye no mu muhanda. Bigezeho ndangije ndavuga ati ese ko kugira mu rugo utambutse kunyura mu ishyamba kandi nta mafaranga afite, ati biragenda ute? Ndangije mbona umuntu aramfata turabana. Tumaze kubana ndangije ndavuga ati umugore n'umugabo, ni umumama n'umugore. Arangije ndangije ndavuga ati rero reka mbanze njye iwacu, wenda umwana yagiye mu rugo yaratashye. Ngeze mu rugo barambaza ati se Rebeka mwajyanye ari hehe? Ndavuga ati reka ati ntabwo twaraburanye. Barangije ngo ubwo waramwishe, niko bambwiye. Noneho birangije nongera nisubira kuri wa mama yamaye tiki. Ngezeho nsanga bafashe undi mukozi kuba ninabuze amafaranga nza kumuhamagara. Nsanze yarafashe umukozi. Arangije ubundi rero uwo mama yari yamaye abo bantu, arahamagara ati hari umuntu ashaka kundangira ngo azafate nk'umwana wabo. Njya kumutanzaniya maze iminsi, arangije aravuga ngo bagiye gusubirayo muri Tanzania. Ndangije hari umugore yaje arambwira ati rero hano kuruhuha bafite umugabo n'umugore, umugore n'umwarimu, umugabo aracuruza, ngwino ujye kuhaba ko ari mukeba uwo mugore. Arangije aranjyana, maze kunjyana njyayo arambwira ngo bazaba bampembye 3,000. Nuko nari nkiri umwana, gusa umwana w'imyaka 10 ari kubakorera ngaha. Ndavuga ati nta kibazo, ndakora nkazanywara imirimo, nkamesa, nkajya kuvoma, nkakora iki. Umva amafaranga simeye naho yagiye, bakavuga bakanka nk'umwenda w'1,000 ngo twakuguriye. Ndangije ndavuga ati nta kibazo. Maze kuhaba umugabo akatangira akazaza mushyira ibiryo kuntuze ku kazi aho yakoreraga, akambwira akancisha mu nzira z'ishyamba, akambwira ati ngo ngwino ngo nkubwire ngo impamvu ucishe mu ishyamba ngo kugira ngo uzahamenye neza. Ngeze mu rugo nkazanyuga nkavuga ati ngiye sinzajye, ngewe uzajya unumayo hakiri kare atari nijoro. Wowe umushyiriye ku kazi se kuki? Kuko yararaga nyine mu kazi, nyine yararaga kuntuze ku kabari. Bigezeho umugabo ataha yasinze cyane, umugore ajya kumufasha akazi. Agiye kumufasha akazi, umugabo arangije azafata ku ngufu. Arangije nyine yaraje yasinze arambwira
ngo Josiane ngo ngwino tujye kuryama. Ndavuga ati ndangije ngira ubwoba ahita nsohoka hanze ko yari yasinze. Nsohotse hanze ko abantu bambwiye ati no mugabo ahohotera abana akabafata akagira akabirukana nta kirengera bafite. Arangije ubundi rero uwo mugabo ukuvuga ngo umugore agiye usigara ku kabari umugabo ataha ngo yarananiwe. Maze kuza ndangije ahita nsohoka hanze ngenda mbwira abana b'umugore twari duturanye. Ndangije ndavuga uzi ko ngo uriya mugabo ambwiye ngo tujye kuryama. Ngo muye kuryama se mugira ute ndabizi se. Arangije abana mfite ubwoba ngazaza abana banje ngo tuzatuguherekeza rate. Abanjije bakavuga ngo azagufata ku ngufu kiriya kigabo ni ikigo. Turangije tukazatujyana mu nzu tukajyana mu nzu ikintu cyose ngiye gutora tukajyana mu nzu. N'imbaraga nakumva abana bari mu nzu ngo bwira ibyo genda ngo bisohoke hanze. Abana bagize ubwoba bariruka. Umugabo arangije aramamagara. Hari nijoro? Hari nijoro? Hari mu masaa moya. Aramamagara maze kumamagara kwako yuko cyari icyumba kimwe na saro. Noneho ndangije mpamagara mu muryango ahita ngurura mu cyumba. Arangije ahita afata ku ngufu. Noneho babana bahita bajya guhamagara umugore twari duturanye yitwaga Mamudogo. Twamwitaga Nyirabajyinama. Arangije ubundi rero arangije baravuga ati ngo Mamudogo nuze ngo Jean-Pierre ngari gutuka Josiane kagiye kumufata ku ngufu. Barangije bahita bajya ku idirishya. Barangije barabibura. Barangije baramamagara baza kumamagara. Bamaze kumamagara barangije nimba cyari kigize ubwango bari buze mu nzu kwa hari hakinguye. Arangije ubundi rero arangije atavuga ngo wibeshye bivuga ngo nzakwereka. Ari we bivuga umugabo akubwira wowe. Nsohoka hanze ndikora ndi no kuvirirana. Uwo mugabo arangije uwo mugore arangije ngo ushanga arakurongoye ngo arabikoze pe. Ngumva noneho bajya guhamagara umugore bagiye kumuhamagara umugore azabihakana ngo ntago yafashe ku ngufu. None se ubwo umugore yagufashije iki mukuru aho ngaho yabonye ko bafashe nyine we yahise ajya gutabaza ubuyobozi. Umutekano aravuga ngo naganze. Arangije ngo reka ngo ni gute umuntu aza mu muntu uze wanjye se ngo atibaruza. Arabyanga. Amaze kubyanga uwo mugabo arangije ubundi rero birangije nimba yari kubera ari umukire simbizi hari hakiriho polisi gusa. Noneho birangije uwo mugabo ndara nyine mu nzu ngo uzibeshye ubivuge ngo ntuzabivuge. Mu gitondo banjyana ku kabari njya kuhakoropa. Maze kukoropa barangije barambwira ngo hari ahantu ngo mu miryango ngo ugiye kujya ngo ejo bundi ngo uzagaruka ngo hari ibintu tujyaniye. Barangije barapfataho kugira ngo ahubwo nta nubwo ari n'icyo bari bafite bapfana. Baranjyana kugira ngo nzahire idosiye yanjye ntizanamenyekane n'ibibazo byanjye bizamenyekane. Noneho uwo mama yari aturanye nabo akavuga ati uriya mwana mwagiye kumujugunya he? Kubera iki mwagiye kumujugunya? Ati uriya mwana azabakoraho. Noneho birangije abo bantu nyine ngazajya kuvoma sinzi ibintu narwaye nkazanishimagura ngajya kuvoma nkataha saa sita nagiye mu gitondo nicara nkishimagura. Noneho ndangije abo bantu baravuga reka ati ntabwo twebwe twase tuzi ibyo warwaye dusubira iyo waturutse. Umaze kunegera ngira ubwoba bati ntabwo nasubira hari ahantu bamuhoteye. Ndaje murana n'umukobwa avuga ati se wandangiye basi akazi i Kigali. Arangije aravuga ati reka ati sugu ukuntu umeze urwaye uko nguko tinde yaguha akazi. Ndangije njya kwa wa mama uwo mama arangije arambwira ngo Josiane ngo ubu ngubu wari waragiye ngo naragushakishe ndakura ngo nari nzi ko bakujugunye muri Nyabarongo ngo nk'uko abandi bana babafata bakabata. Noneho birangije uwo mugore arangije arambwira ati ngo ariko se Josiane iwanyu ni? Ndavuga ati wacu ni muri Gisagara magana heza. Ati muntu uze mu murenge wa Mamba. Murenge wa Mamba ahantu bita kwisha. Ati papa we wayitwa ndabimubwira. Aravuga ati mana ya Gasani tuzikura umwana wanjye. Ati papa we wa ni musaza wanjye. Nongera avuga ngo noneho ngo ngiye gukurikirana ikirego cyawe. Ati bagufata baguhohotera uri umwana wanjye nabizi. Ati bega kumiro. Umva nagiye kunuze kuri polisi nararembye umva nishimagura umva nahoraga nishimagura ngararamanitse ukuguru nishimagura. Barangije umva sinavuga ngo uyu ni umuhungu uyu ni umwana reka
reka nabwo ati ngo nimundebere munshimire nabwo bakanga bakiruka. Yewe urwaye indwara yo kwishimagura. Yoye mu Byari ibiheri. ni mu gitsina. Ntayi. None bakambwira ati Mu gitsina? mwishimagura ngumva nkavuze induru ngumva ndaje bakambwira ati se ni ibiki warwaye. Barangije njya tujya kuri polisi baratubwira ati uwo muntu ninde tiko kimwatinze kuza kumurega umwana akarinda kurwara akageza aha. Barangije ubundi rero banjyana kwa muganga i Nyamata. Banjyanye kwa muganga i Nyamata nyine baramvura barambwira ngo mu mezi 3 nzasubireyo ndeke kataniye sida. Birangije waje gusubirayo se? Naje gusubirayo nasanze ndi muzima ariko ibyo barabimvuye birakira. Bari bambwiye ngo ni imitezi yari yaneye. Uwo mugabo yakadoje imitezi. Ese ntando wakuye? Oya nanda nahakuye. Cyaro turajya muri regre. Ntabwo nari narayigiye. Utayijyamo? Nari nkiri umwana muto. Noneho birangiye. Barangije nyine abapolisi bafunga wa mutekano yavati gute ngo wa mutekano baramufunga n'uwo mugabo baramufunga hashije iminsi baza kubakuramo. Barabafunze barabafungura tugiye turabatese gute mwamufunga kandi afite kandi kw'icyo cyafite dosiye. Niko twari n'imyaka ingahe? Nyine hari polisi 25. 25 kuki se bamurekuye? Nyine nisimbiza impamvu bamurekuye. Noneho barangije bamaze kumurekura turagiye turabatese gute mwamurekuye kandi tukiri gutanga ikirego kandi mubibona ko yamfashe ku ngufu n'ukubera. Barangiye turongera tujya kubarega tugiye kumurega baraza kumureba baje kumureba basanga yacitse. Barangije rero umva babona baraje bakora inteko bakavuga ngo uyu mwana no koga ngazafungisha abantu benshi yafungishe umutekano wacu. Mumufate mu mutahani wabo. Baramfata banjyana banjyana mu Gashora, banjyanye Gashora banjyana ku muyobozi wacu nyine kwa gitifu. Barangije ubundi baramubwira nyine kuntu bimeze bahamagara muzehe haraza. Muzehe papa wawe? Muzehe byara mama. Yego. Bati gute umwana mira gutya kandi muhari. Muzehe abahe? Muzehe haba munuze haranuze hantu bita zabereye. Turabana ko yari afite undi mugore atabana na mukecuru. Umva narwara samvuze bakambwira ati se ubwo nimba bakorera imirimo ingana kuriya nibakuvuze n'ukubera iki. Barangije ubundi rero umuntu nza kuza kubona akazi i Kigali. Nza kugakora i Kigali. Kigali se nawaje gukura iyo nda? Ya ngiye nayikuriye nk'uruguraye nyine mba ntuze Gashora. Njyewe ndibaza icyo ndimo ndeba nyine sibyo? Ngira nkubwiraga ubushize kwagusanze ku muhanda sibyo? Utubwira ngo uteza abagabo nguri indaye. Ubwo buzima watumye ujya ku muhanda cyangwa nyine byaje kugera birangije ubundi hari igihe natwaye inda iza kuva. Utwaye inzira kuvamo? Iyo nda ingahe guteye? Ni umugabo n'uza Gashora. Umugabo wa Gashora. Umugabo wa Gashora. Hajye ufite imyaka ingahe? 23. Iyo guteye ufite ingahe? Ubwo ejo bundi. Umugabo ufite umugore se cyangwa yari umusore? Yari afite umugore. Noneho ivuyemo noneho bajya kumvuza ko na mituweli nari mfite kwa mukecuru. Barangije baravuga ngo ntabwo ngo twamuvuza njya mu bitaro njyenyine. Mbayemo abantu barambwira rero wa mukobwa n'ubundi niba ari kukuvura ati ngwino ngutorokeshe wigendere ati nibabona ugiye gupfa bazakugarura. Hanjije baranurokesha ndataha. Barangije bajya n'abavati muraramuka apfiriye hano murongera murasijya muri gereza. Baravuze ngo wari mu bitaro se? Ari ndi mu bitaro baranze kunjya kwa nta mituweli nari ifite. Ariko bakuvuraga? Ntabwo bamvuraga baravuga ati se turamuvura nta n'umurwaza afite nta na mituweli nta n'irangamuntu ngo tumushakire iciciro gute. Ati uyu mwana nta aderesi afite. Birangije marambwira ati ngwino nkwereke turagenda arancicisha ngeze mu rugo bongera. None se icyo nibaza hagati aho ngaho
uwo mugabo yaguteye inda ntacyo yagufashije? ntacyo. hanyuma kwa papa wawe muzehe wabagaho ntacyo bagufashije? ngo ujye kwa muganga niba bakuvuze bagire bobo nyine baravuze ati rero nimba uramunoze uriya mukobwa arwaye ati mugurishe umurima wa nyina. umurima wa nyina? Yego, mugurishe umurima wabo muvuze uriya mukobwa atari ariko barabariye abandi bana bavukana. barangije ngiyeyo nyine kaka yemera kunjya kwako yuko bari babonye amafaranga yo kumvura. Yego. barangije ubundi bo baza bangenda. ndangije ubundi bo mvuye kwa muganga. wowe urwaye iki? inda nyine yari yavuyemo sinzi ikibazo cyari cyasigayemo kugira ngo umeze kuribwa. ndangije ubundi rero ngeze mu rugo bahita bampa umusaza wanjye kandi umusaza wanjye yari ikirara nawe yinyweraga inzoga agataha bwije. nyirwaye ngo reka reka ngo nahasange abasaza agasinda nyine. wowe mukecuru uko wiruka musaza wawe? no birangije ndavuga ati ese ubuzima nzabuvamo. ubwo nahise njya ku muhanda rero. ku muhanda? kuvuga ngo umukecuru yagubwiye ati sanga musaza wawe. noneho umumama nyine yabumbaga inkono niwe yamvuje nyine bakazabatsika ngo mpana n'ubugira ngo n'ubumba inkono aramvuza niwe yamvuje. yewe umutwa ko nzi ko twabumba inkono? niwe yamvuje arambwira ati umutwa niwe yakuvuje? ati ntabwo nabanye na mamayi wawe nabi ati ngwino muvuza. ndangije ndahaguma nza kongera kurwara indwara y'ikintu cyanshingaga hano mu ntuze mu rubavu aramvuza najyayo bakambwira ati reka reka ati mumuvuzi kandi imiryango yacu irifashije ngo bakanga kumvuza. ndangije nibwo navuga ati reka ndeke kurushya umuntu w'abandi ati kandi nawe adagize atishoboye nanjye kwishakira ubuzima. ubwo nahise nza njya ku muhanda. wese ujye ku muhanda? ku muhanda wamaze igihe kingana iki? nyine mamaze imyaka 2. imyaka 2 wibana muri ghetto? hanyuma iyo dufite rero byaje biti? nyine hari umugabo nyine yaje gutyo nk'uko ndi yaza. Yego. nyine arayintera kandi buriya umuntu yakwishyuye ese ubwo urumva wajya kumubwira ngo waneye inda ngo mu mafaranga? akuzi ko kari akazi nako kabamo ingaruka. nyine aravuga ati se ko ngiye nakwishyuye urambaza iki? niko yakubwiye se? uramumenye se cyangwa ntabwo uzi uwayiguteye? ngenda muzi ariko nyine hari igihe yigeze kuba amafaranga ndi kwa muganga. kuva byose yaje kukureba ngo arebe n'umwana we? ntabwo araza kumureba na telefone yayikuye sinzi ikibazo cyabaye. telefone yayikuyeho? rero ubushize twakoze ikiganiro abantu bakugiriye impuhwe bavuga ati gute umwana w'imyaka 23 uvuga ko ujya kubikora umwana ukabushyira ku ruhande. abantu bagira impuhwe. umuntu wagize impuhwe hari nk'uyu nguyu waguye telefone. hari n'abandi bagiye banyandikira ati twagura amata y'umwana sibyo? ni iki wabwira abantu bagize impuhwe bakavuga ati uriya mwana akwiye gufashwa? Imana izabaha umugisha barakoze. barakoze. woza utubwira ngo inzu urimo ngo urimo ipiyave bimeze bite? nyine umugore nyine mbaho yagiye ku bayobozi arangije arababwira ati se ati ko mfite umurwayi cyane urwaye urembye kandi nta kirengera afite mwamufashije ko n'abajyanama kabyaye vuba amezi 2 atari menshi mwamufashije. barangije baravuga ati ese umuntu yagiye kwiyandarika ngo akavuga ku makuru ati kubera iki? abandi akavuga ati rega buriya yararembye kugira ngo ajye kubivuga. ese ko mwari mwanze kumufasha yari kubigenza ute? Yego. birangije ubundi rero nyine barangije baravuga ati se nagutewe n'isoni zo kuba ucumbikiye umuntu nk'uriya ujya kudusebya mu ntuze itangazamakuru. ndambwira nyine nimba baramubwiye gutyo yazavuga ati nimba abayobozi bavuze gutyo se ubwo urumva ngiye ntako biri. bati ngo uhaye piriyave ati ushaka inzu zawe. aba batangiye kugirira impuhwe batangiye kugufasha nk'ubu ngubu ubaguze telefone bagure telefone uraguze amata y'umwana ubwo se utavugiye ku itangazamakuru abantu bari kukumenya. ubu tugize amahirwe n'undi wagukodeshereza inzu cyangwa undi aguha igishoro kugira ngo umwana uhetse mu mugongo nawe abashe kubona amata abashe kubaho.
Nese ubwoko kukwiruka numva utari umuti w'ikibazo rwose. Ubu ngubu ujya utekereza nibura urabona ubu ngubu wakuze wafite umwana sibyo ni ukuvuga ngo mw'ikazi kanyu imbogamizi muhura nazo ni izihe? Yewe ni nyinshi mwa bantu nyine ni ukubura ukuntu abigenza nyine hari abantu bataba bifuza kujya mu buraya ariko bikaza nyine mbonye uwamfasha nabuvamo. Ese ujya utekereza nibura kuba ubonye nk'umufasha akazi kuba wakareka ikibazo n'ubundi nagufasha uzakagumamo? Ntabwo nakagumamo. Nese ubundi ko ndwaye bakaba barambujije kubikora nabikora ute kandi ndwaye? Ariko ugize kuvuga ngo bakubaze nabi bimeze bite? Ntabwo bambaze nimba barankozemo bakakometsanya ababyeyi simbizi nyine banagiye kwa muganga barambwira ati nyababyeyi yawe yarakomeretse. Barangije barambwira ati nimba ushaka kubaho ntuzongere kuryamana n'umugabo. Niko bakubwiye kwa muganga? Ati nugomeza kuryamana n'umugabo bizaba bibi cyane. Ati nujya unabikora nyine jya ubikora nyine rwose utabikoze nyine nka business kubera ko yuko ntabyo bari bazi. Barambwira ati ntuzongere kuryamana n'umugabo wawe ugize ukirwaye. Bibaza ko ufite umugabo? Ubwo ni ukuvuga ngo ariko ubwo babikoze batabishaka wenda. Ngaho tubwiye nk'ubu ngubu ubonye inkunga rero uramutse ubonye inkunga kuko nk'ubu ngubu dufite abantu badukurikira badukunda bakora ibyo dukora bakunda gufasha abantu ntabwo ari wa mbere baba bagiye gufasha sibyo? Abakunzi ba Rwiza Empire rwose barafasha pe. Ni iki nk'ubu ngubu wahize umubati uyu mukobwa tumuhaye igishoro ubu ni iki witeguye ko wakora? Njyewe nagira nadoda. Wadoda? Uzi kudoda se? Ntabyiga. Wahita ubyiga ukagura imashini ugatangira ukabyiga? Yego. Cyangwa wenda ngacuruza amata na alimentation. Abakunzi ba Rwiza Empire rero nk'uko musanzwe mudukunda mudukurikira ni ukuri reka dukomeze dufashe abantu bababaye hano hanze. Abantu barababaye ibibazo birarutana ariko uyu nawe ari mu bantu bababaye cyane pe. Kubona umwana muto nk'uyu nguyu mu myaka 23 ujya gusambana umwana akamushyira ku ruhande agasambana n'umugabo umwana areba umwana yanariraga amuveho umugabo akakumuvaho. Ni ukuri mureke dukora tubikore umutima ukunze uno mwana w'umukobwa tumushake imibereho turebe ukuntu yava muri kano kazi cyane cyane ko banamubaze nabi nyababyeyi ikagira ikibazo no kubikora atakibyemerewe ko bikoze ni risike. Mureke tumushakire ikintu yakora rwose. Reka dushimire rero hari umuntu waduhaye amafaranga ubu agiye kugura agatelefone. Ntufite simukadi harya? Ufite simukadi? Vuga nimero yawe kugira ngo umuntu wese wumva wifuza kuba yaguha ubufasha kuba yagura amata y'umwana azajya kubona. 079 079 49 49 65 65 18 ongera uyisubiremo. Ubu se kutagikora uburaya ubayeho ute? Nyine hari igihe nk'umumama wenda umuntu wenda nagendaga nkafasha imirimo ntamusuzugura nangiza wenda akavuga atakira nk'igifu y'igikoma y'umwana ugende kuko hana naribwa. Hari igihe n'umuntu ama n'ibyo kurya simbirye kubera kubabara. Uburaya waraburetse? Ubu ngubu ugiye ugafurira umuntu ese uracyaribwa? Hari igihe ndibwa sinzi ukuntu waba impamvu iyo nyweye binini hari igihe bigabanuka ntashira akanyongera nkaribwa. Ubwo se bagiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki? Nyine barambwira ngo nyine nagiye kwa muganga nyiri kuva akambwira ati igihe wabyariye uracyava. Ndavuga ati se kubera icyo utaje hakiri kare turebe ikibazo ufite. Barambwira ati se watangiye kuva ryari? Kuva n'ibyara. Ati dore rwose tumva ati nyine wakubyaje nyine reba hano muri kamera barakugize ngo bakubyaje na baragukomeretsa. Niko bakubwiye?
Okay. Reka rero dushimire abantu badukurikiye, abakunzi bacu, ndabizi pe icyo nzi cyo hano hanze hari abantu bafite umutima, abantu bafite urukundo, abantu bafasha. Kenge nkunda kubabwira ngo ijuru ni ibikorwa turi gukora hano ku isi, nta n'ijuru dutegereje, sibyo? Iyo ufashije umuntu nk'uyu nguyu akava mu buzima bubi, rwose nta wundi mugisha wakora usibye uyu nguyu. Reka rero tugushimiye cyane, wakoze cyane, sibyo? Ubwo uragira urwaho telefone, ujye kuri rezo, uzayigukenera azajya guhamagara kuri nimero yawe, nagiye icyo gufasha kigufashe, kandi tuzakomeza tukube hafi natwe. Reka tubashimire abakunzi bacu, ciao ciao.